lovely people, ndabakiriye kuri YouTube channel. Ni buri mushyashya, amazina yanjye yitwa Sandrine. Hano nsoma ibitabo, nkabisemura mu Kinyarwanda, nkabisamarizinga, nkabizana tukabiganiraho, tukunguka ubumenyi. Ni episode ivuga ngo I learn you learn, we grow together, okay? So, icyumweru cyiza kuri mwese. Iyi video nizeye ko ndi biposting icyumweru gitangira, so mbifurije icyumweru cy'umugisha, kikubera icy'umugisha, uhahe uronke. Ni nayo mpamvu ngiye kuvuga kuri business, ngiye kuvuga ku bintu, ku ngingo nkeya z'ingenzi zishobora kuba zituma business yawe idakora, idatera imbere. Hakaba hari n'abandi bantu bakora ibintu nk'ibyo ukora ariko ukabona bari gutera imbere, wowe usigaye hasi, cyangwa se ugakomeza ubigerageza amananiza akaba menshi kugeza igihe ubivuyemo kandi wenda ubikunda. So ni ibihe bintu bishobora gutuma udatera imbere muri business yawe? Abantu benshi ubu ngubu wenda no mu gihe cya social media zigenda zizamuka, abantu benshi bashaka gukora business kubera ko twatahuye ko nyine muri business ariho ubukire buri kurusha gukorera abandi. Ikindi kandi n'akazi karabuze, ushobora kurangiza kwiga ukabura akazi ukavuga uti reka njye kwikora business yanjye. Ushobora no kubura umuntu ukunda business gusa, hari n'abantu basezera ku kazi kugira ngo bajye gukora business. So ni ibihe bintu bishaka kudindiza muri business yawe ntugere kure? Ingingo ya mbere, ibintu ukora urabikunda? Nicyo kibazo cya mbere ugomba kwibaza. Business yawe igomba kuba ari ikintu ukunda. Bisaba ko ubanza kwitahura, bisaba ko ubanza kwimenya, bisaba ko wirebamo indani muri wowe ukamenya uti se iki kintu ndagikunda. Kubera ko ikintu gikoze ugikunda ari ikintu kikurimo, n'iyo ingorane zaza, n'inzitizi zaza, n'ibihombo byaza, urongera ugasubiramo, urakomeza ugapushinga. Ni ukuvuga ngo ikintu gikora ugikunze ubasha kukihuguramo, ubasha kwemera umubabaro n'umuruho bizana nabyo. Tuvugana nanjye nitanzeho urugero. Bamwe muri mwe muranzi ko nafite YouTube channel kera, nza kuyihagarika muri 2022. Uyu munsi nagarutse kongera gufungura indi kubera ko ari ikintu nkunda. Icya mbere ntabwo ari amafaranga, icya mbere ni ese ndagikunda. Ndabyibuka ntangiriye YouTube channel umwaka ushize mu kwezi kwa 12 nakoze video 12 zose zipfa. 12, 1-2 guys, mubona video ahanga yabagezeho mukagira ngo nakazi kaba koroshye, ariko ntabwo kaba koroshye habe na gatoya. Nagize ingorane nyinshi, nkora video 12 zirapfa, kandi izo video ziba zantwaye amafaranga menshi, ziba zantwaye umwanya mwinshi, zantwaye imbaraga z'ubwenge, zo mu mutwe, imbaraga z'amaboko, ibintu byinshi cyane. Ariko ukakora ikintu kigapfa, ugakora icya kabiri kigapfa, ugakora icya gatatu kigapfa, man, ikosa rikaba ubutaha ukarikosora ariko irindi rikaba, n'iryo naryo ukarikosora ubutaha ariko n'irindi naryo rikaza utari usanzwe umenyereye. So mbikora kubera ko mbikunze, niyo mpamvu nkomeza ngaruka. N'iyi ngiyi niyo yapfa cyangwa bakayisiba cyangwa bakayihakinga cyangwa I don't know, I'll come back stronger than ever. Okay? So ikintu ukora ugomba kuba ugikunze, ari ikintu kikurimo. Niyo mpamvu akenshi iyo ukoze business ukiri mutoya, ufite imyaka, nkanjye nk'urugero, nongeye nitange urugero, ibi nagiye nkora mfite imyaka 19, 20, 21, nari nzi ko nkunze, nari nzi ko bizamo amafaranga. Ibyinshi nagiye mbita, ibyinshi nagiye mbivamo, ibyinshi nagiye mpomba. Kubera iki? Nanjye ubwanjye ntabwo nari nakisobanukirwa ngo menye icyo nkunda, icyo nshaka, noneho njye natera intambwe nkore business muri cya kintu. Okay? So ingingo ya kabiri cyangwa se ikintu cya kabiri gishobora gutuma udatera imbere muri business, ugomba kwibaza uti se iki kintu nyikorera amafaranga? Ugikorera kugira ngo ubone amafaranga? Igisubizo ni nimba ukora ikintu kugira ngo ubone amafaranga, you are most likely to fail. Yes, uzahomba, uzava muri ako kazi nimba ikintu ugikorera amafaranga. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Business yawe igomba kuba ikemura ikibazo. Niyo ngo mbere yuko ufungura business ugomba kubanza kumenya ikibazo gihari, noneho business yawe ikaza ari solution cyangwa se ari igisubizo kuri icyo kibazo. Tuvuge nk'urugero, ushaka kuza muri quartier y'iwanyu nkasanga nta mazi ahari, nkasanga nta robine ihari. Yego koko mwese mufite amarobine mu rugo, mufite amazi mu rugo iwanyu, ariko twese turabizi ko amazi ajya abura. Havuga na okay, wenda hari mu gishanga aho ngaho bashobora kujya kuzana amazi, ariko se mbigenze gute kugira ngo nzane robine muri ako gace? Ni ukuvuga ngo iyo robine mba nzanye ni igisubizo cy'ikibazo cyari kiri muri iyo quartier. Mba ndi assured ko abantu bo muri ako gace badafite robine mu rugo bazaza kuvoma iwanjye. Mba ndi assured ko umunsi amazi yabuze muzaza kuvoma iwanjye. Mba ndi assured ko abo bafungiye amazi wenda kuko batarishyura bari buze kuvoma iwanjye. Icyo ni igisubizo ku kibazo.
nibwo buryo ukoramo iki, ukoramo business. Ntabwo ushaka gukora business kubera ko wabonye abandi bantu bazikora. Ntabwo ushaka gukora business kubera ko wabonye kanaka ngazikora ngakaba mu miliyoneri. Ntabwo no kuvuga ngo baba miliyoneri cyangwa se bagira business successful ngo kubera ko ngo bafite inzoka mu rugo, ngo kubera ko ngo bahiriwe, ngo kubera ko ngo ari abanyamugisha. No, they work hard, barakora cyane, ariko number 1 ibyo bakora barabikunze babyiyumvamo. Number 2, business yabo hari agaciro iha umukiriya, hari igisubizo iha umukiriya, kugira ngo nguhe amafaranga yanjye nyaguhereza kubera ko mu mutima wanjye mvuga ni uyu nguyu yarayakwiriye pe, amafaranga yanjye yamvunnye ariko uyu nguyu yarayakwiriye bitewe n'ikintu ampaye. So business yawe igomba kuba ikemura ikibazo runaka. Okay? Yes, ingingo ya gatatu cyangwa se impamvu ya gatatu ushaka kubituma business yawe idatera imbere ni ese ibintu byawe biri unique, ibintu byawe biratandukanye n'iby'abandi, ibintu byawe bifite difference nk'iy'abandi. Hari igihe njya nko mu mujyi, nko muri chic cyangwa se n'ahandi hantu ngiye kugura wenda nk'imyenda, ndamise ugasanga imyenda bafite hano niyo bafite ahangaha, niyo banafite ahangaha cyangwa se mu mabara atandukanye. Ishakoshi ziri hano nizo ziri hariya, inkweto ziri hano nizo ziri hariya. Bro, bivuze ngo bano bantu bose barangurira ahantu hamwe. Nuvuga ngo iyo agiye kurangura imyenda cyangwa inkweto cyangwa amashakoshi, abaza wa wundi usanzwe muri business, urangurira he? Mu Bushinwa se urangurira he? Akaba aramwirukankanye, akaba amujyanye Guangzhou, akamwereka harangurira, akarangurira neza hahandi wa wundi arangurira. Amahirwe ahari nuko muri bugura ibintu bisa cyangwa se bijya kumera kimwe. Ibintu byawe bigomba kuba bitandukanye ku isoko, bigomba kuba biri unique. Hari umuntu ugenda ugasanga hari building cyangwa se building nini cyane, abantu bafite ibintu bisa, wakinjira muri shop imwe ukikanga ukavuga uti what, uyu nguyu yarangurira hehe? Akenshi uzanabicunga uwo muntu abahenda. Kubera iki? Ababizi ko ikintu afite nta wundi muntu ugifite. Uko niko abantu baba successful muri business. Ni nase kubera ko umukiriya ashaka kwambara umwenda yagera imbere agasanga undi nawe yambaye umwenda usa nk'uwo, bizarangira ngiye kuri wa wundi ufite ibintu biri unique, nta kibazo yampenda. Ukuri nuko ntago bavuga ngo abantu nta mafaranga bafite. Twese dufite amafaranga mu mufuka wacu, ahubwo ni wowe unkomveka gukora mu mufuka wanjye nkaguheza amafaranga yanjye. Unkomveka gute? Unkomveka mu kunyereka yuko icyo kintu ufite njye nyikeneye. Apana amagambo, bamwe muri mbwa mufite akarimi k'abacuruzi, ariko akarimi k'abacuruzi ntabwo gahagije. Yego karafasha ariko ntabwo gahagije. Ugomba kuba ufite ikintu gitandukanye, ugomba kuba serivisi utanga uyitanga mu buryo butandukanye, ugomba kuba hari ibintu nyanguna nko kubwira ngo musaza wanjye wenda dufite nk'umukiriya nkamubwira nti umukiriya aguhaye product uyu munsi ukaderivaringa uwo munsi nimugoroba, nicyo kikugira unique. Kubera iki? Abafotographe benshi barashaka kumara amezi 2 bataguhereza ibintu byawe, barashaka kumara ibyumweru bataguhereza ibintu byawe kandi warabishyuye. Tubigenjeje gute ngo tubahereze amafoto yabo uyu munsi nimugoroba? Tubigenjeje gute ngo ejo mu gitondo ibintu byawe bibe byabagezeho? Ntabwo bikora muri product gusa, ahubwo na service yawe uburyo uyitangamo. Are you fast? Are you unique? Are you ibintu uri gutanga biri ku murongo, uri organize? Hari umuntu usanga umuntu wese amucira akaruru tega, ari no kumucira akaruru tega. Okay, nko kuri commending like uriya bari ujyaho ndamuzi, ibintu byaza bigukorera neza, ukabona yaremye icyizere mu bakiriya bitewe n'uburyo service ye ayitanga. So you need to ask yourself that question, are you unique? Cyangwa ukora ibintu nk'iby'abandi bose bakora. Ikindi kintu ugomba gutekerezaho mu gihe uri gukora business cyangwa se na mbere yo kuyitangira, ugomba kwibaza ise ibi bintu nabikoze mu gihe gikwiriye? Wakoze research neza? Wakoze iperereza neza? Ese wabikoze ufite igishoro gihagije? Personally ngiye nkunda business, nize business, ariko hari imishinga myinshi nkifite mu mutwe, imwe narayanditse, indi narayiteguye uburyo nzayikoramo, ariko ntabwo ndayikora kubera ko n'amafaranga mfite. Hari ugupfa gufonda ngo ufite udufaranga duke ngo reka ngaba ari two ntangira ngo nitwo mfite. Tuzashya, natwo tuzashya. Hari koti cyangwa se meme nigeze kureba, umugabo ariko bwira umwana we, aramubwira ngo mwana wanjye ngo dukora ibyo tudashaka kugira ngo tubone amafaranga, ngo nitumara kubona ayo mafaranga tuyakoresha ibyo dushaka. Ushaka kuba ukunda ikintu ariko ubushobozi butakwemerera. Ushaka kuba ukunda ikintu ariko
nta bumenyi buhagije ufite kuri icyo kintu, ushaka kuba ukunda ikintu cyangwa ushaka gukora ikintu ariko atari mu gihe cyacyo. Tuvuge nk'urugero muri covid ntabwo wari kubyuka mu gitondo ngo ugiye ngo gufungura ngo shop y'imyenda, ntabwo ari igihe cyacyo. Na nyuma ya covid abantu bakoze izo business barabizi ko bakoze amakosa. Abantu bavuye muri covid, abantu bavuye muri pandemic, abantu bafite ibibazo byinshi, bafite ubukene, wowe udufaranga ufite reka njya gufungura iduka ry'imyenda. Ntabwo abantu bakeneye kwambara, ntabwo ari cyo kintu kibihutishije ko bafite ibindi bibazo byinshi. Abana bafite gusubira ku ishuri, bamwe nta biryo bafite, abandi ubuzi bwarabirukanye bakeneye akazi. Business yawe igomba kuza mu gihe gikwiriye, igomba kuza yo ubwayo ikwiriye. Mbere y'uko uyikora ugomba kuba warakoze ubushakashatsi. Niba ukeneye gukora amahugurwa genda ujye kuyakora, niba ukeneye gusubira ku ishuri genda usubire ku ishuri, nimba ari ikindi kintu ushaka kwiga, ubu YouTube zaraje, social media zitandukanye zaraje, ushaka kwihugura ukoresheje social media kandi bigakunda kandi ukamenya ikintu, yanasanye. Ariko ugomba kuba ufite ubumenyi buhagije kuri icyo kintu, ubifiteho amakuru ahagije kuri icyo kintu. Amakuru ni ikintu cy'ingenzi. Icya gatatu, ugomba kuba ari ikintu ukunze kandi ufite igishoro gihagije. Nagiye nkora business nyinshi nta mafaranga mfite, zose zirashya, n'utwo nayo mfite natwo turagenda. So imishinga yose mfite nubwo ari myiza, nubwo yangira umumiliyoneri, ejo mu gitondo nkubaka etage cyangwa nkagura private jet, igomba kurindira kubera ko igishoro nta gihari right now. Alright? Ikindi kintu ugomba kwibaza mu gihe uri gukora business yawe ni ese ukoresha uburyo bugezweho muri business yawe? Ubu ngubu turi mu isi irimo irirukanka, turi mu isi irimo guhindagurika, technology, innovation, abantu ni benshi. Uko abantu bagenda baba benshi niko abantu bafite ibyifuzo byinshi, nako abantu batekereza cyane kugira ngo ku isoko ry'umurimo babe batandukanye, babe bafite agaciro gakomeye kugira ngo babashe kugera kuri byinshi. Uko abanyeshuri benshi bafite degree cyangwa se bachelors, niko bachelors itakaza agaciro. Ni ukuvuga ngo mbere muri za 2005 umuntu warangije kaminuza yabaga ari umuntu ukazi uhita ubona akazi ako kanya. Uyu munsi kubera ko abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi bafite ziriya mpamyabumenyi cyangwa se A0 niba ari A whatever, bigenda bitakaza agaciro. Abashomeri benshi uyu munsi basanga bararangije kwiga. Bituma abantu batekereza byimbitse, bituma abantu batekereza bitandukanye kugira ngo babashe kugera ku byo bashaka kugeraho. Competition iri kwiyongera, ibibazo biri kwiyongera, technology iri kwiyongera. Ikintu cya mbere ugomba kwibaza ese business yawe iri kwa justinga, iri kugendana n'igihe, iri guhindukana n'impinduka, ufite strategy zigufasha guhindukana n'izi mpinduka ziri kuba mu isi. Tuvuge nk'urugero, ntabwo waba ugifite akabari muri iki kinyejana turimo ngo umbwire ngo uracyakoresha ibitabo n'ikaramu kwandika. Twagurishije inzoga 20, twagurishije fanta 5, twagurishije brushette 40. Icyo gihe cyararenze. Ubu turi kuri computer. Gura computer. Computer igufasha kubika amakuru, ukamenya ngo mu kwa mbere banywa ibingana gutya, mu kwa kabiri banywa ibingana gutya, so mu kwa mbere nzajya ndangura ibintu bikeya, mu kwa 12 nzajya ndangura ibintu byinshi. Ni ryari abantu bawe banywa cyane, ni ryari ubona abakiriya benshi? Ese niki gituma muri iki gihe utabona abakiriya benshi, muri iki gihe ukabona abakiriya benshi? Hari ibintu byinshi cyane bya affecting ibyo bintu. Ntabwo ushaka kumbwira ngo uri umucuruzi, ucuruza inkweto, ucuruza imyenda, ucuruza ibiki, ariko ntabwo ukoresha social media gupromotinga business yawe. Ama account menshi ubu ngubu yafunguye ama Instagram, yafunguye ama TikTok, yafunguye ama Facebook account, aho abantu berekana ibintu byabo. Kubera ko ubu ngubu umuntu arajya kuri social media akabona akantu keza akahita kwandikira akakubwira ati hello, akantu ko ngakunze nangaye. Ntabwo ushaka kuba ukiri wa mucuruzi udependingira ku gufungura umuryango ngo utegereje ko umuntu wari bwinjire ngo akaza akagura inkweto. Ese ugendana n'igihe? Impinduka ziri kuba muri isi zikwa affectinga gute, zikugeraho gute? Ese business yawe yitwara gute muri izi mpinduka? Ufite kuba ufite strategy cyangwa se uburyo bwo kugendana n'igihe, aho ibintu bigiye nawe ukajyaho, aho bihindukiye nawe ugahindukira aho ngaho, ukaba ufite ubwo buryo bwo kwadjustinga situation yose ije mu gihe iziyemo. Alright? Ingingo ya nyuma ndi bukubaze ni ese iyo byanze ubigenza gute? Iyo byanze ubigenza gute? Iyo ibihombo bije ubigenza gute? Iyo nta gishoro usiganye ubigenza bite? Do you give up?
muri business ntabwo kugivinga up bibamo. Nimba ugivinga up nuko utabikunda, niba ugivinga up wenda nuko utanabyishimiye, nuko wenda wayobye umuhamagaro wawe. Ibintu bishobora kwanga, yes, bikanga burundu ugafunga, ariko iyo ari ikintu ukunda nk'uko nabibabwiye bishobora gufata n'imyaka 5 ariko ukagaruka ukongera ukagikora. Ko nk'umuse nkanjye maze imyaka ingahe ntari kuri social media, imyaka yari igiye kugera muri 3, but I'm back. Nuko ari ikintu nkunze. Ese ura consulting ugashaka umuntu ufatira icyitegerezo ukamubaza ko byanze gutya na gutya na gutya mbigenze gute? Ese ujya kuri social media ukihugura ukamenya ibyo wakora? Ese urashakisha, ese uraguza basi kugira ngo business yawe ikomeze igende? Hari abantu bagenda bakagurisha ibibanza byabo kugira ngo bongere bashore muri business zabo, bakavuga ati iyi risk ndayifata, kuko business n'ubundi ni risk. Business ni risk. Nta kintu kimwe kitari risk muri business. Abantu bagenda bakajya kugurisha ibibanza byabo, bakajya kugurisha inka zabo, bakaza bakongera muri business. Iyo byanze ubikenze ute? Nimba iyo byanze utawumva byanze ukabivamo ukajya no gutangira ibindi bintu, ntabwo uzi icyo ushaka, cyangwa se ibyo wakoraga ntabwo ari ibintu byawe. Usibye ko nta n'icyo bitwaye kumenye ko atari ibintu byawe, ugeze kure cyangwa se warabitangiye, nta kibazo. Imana ikiguhaye umwuka wo guhumeka, Imana ikiguhaye amaboko, utari ikimuga, ushaka gutangira. Buri munsi ni umunsi wo gutangira. Buri munsi ubyutse uri muzima, ni umunsi Imana ibiguhaye amahirwe ngo wongere ugerageze, wongere utangire ikindi kintu. Niba ubona waragivinze up uko byanze, ushaka gushaka ikindi kintu kiri mu muhamagaro wawe ukagikora. It is totally fine. Alright? Yes, so niyo nashaka kubasangiza uyu munsi. Bye. Imana ibahe umugisha.